muri twe ni Yesu wabwiriye itorero agabwira abagabo n'aka kanya turamushimiye. Yesu nashimye. Haleluya. Uyu mugabo arumva kandi akarura. Uyu mugabo aravuga kandi agakora. Ahubwo ni umwuka uturuka ku Mana Data n'Imana n'umwuka wera. Yesu nashimye. Akanya gato bampaye tugiye kuvuga gukomera kw'Imana kuko uko biri kose. Haleluya. Iza hidukura iza hitujyana. Amen. Turashimira ko mu isi bajya bagira uburuhukiro, bakagira ibitaro, bakagira bimwe na bimwe hakabaho. Haleluya. Naho basohokera hakomeye. Ariko turashimira Yesu wateguye proje nk'iyi abantu bayo tukajya dusohokana hano gukina. Yesu nashimye. Convention, haleluya, na Mariyoti y'abantu bemeye Imana ni iyi ngiyi. Wafashwe utafashwe n'ubundi wowe uri mu bantu Imana yagize gute yansibiyemo gace kugira ngo hanyuma tuvugane gukomera kw'Imana. Kandi uko biri kose aha hantu hanze n'ubundi birakaze, ariko iyo ngeze aha ngaha Yesu nashimye. Yewe sarama nabyo kuko n'ubundi uko biri kose Imana yangiriye neza. Haleluya. Amen. Ibyubahiro bindi tubisiga hariya, ahubwo tukaza imbere y'Imana tukavuga ngo twahageze. Hiriwe soma umuririmbyi wa 25 mu Gakiza hejuru y'abantu ibyo Imana ikora biradutangaza. Nta n'umuntu wamenye uko bigize uko bingana, ariko hepfo umwe mu bacu amaze guhabwa imbaraga z'umwuka we aravuga ngo icyo nzi neza ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Asomye na iri jambo twarivuga hejuru y'ibyo. Amen. Haleluya. Amen. Icyo nzi neza ni uko iby'Imana igize ishaka ari byo nkwiriye gukora. Hari ijambo ntagendereye riri mu Itangira riri ku murongo wa mbere ngo Uwiteka yitegereje no aramubwira ngo injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari umuntu nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Nkorera mu biganza mugenzi wawe umubwire ngo njye nawe dukiranuka mu maso y'Imana 2023 kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Wakomeye Imana amashyi. Haleluya. Imana iramwitegereza, mwitegereje iri mu ijuru rya, imwitegereza iri ku ntebe ya, irangije imuwo, ibona imirimo ye, ibona indangagaciro afite, abona ijuru, ibona ko yuko ryagize gute. Haleluya. Ryayishimiye. Yesu nashimye. Haleluya. Ariko ubwo ngo Imana yamuhungishije hari ibintu bibiri bigiye kuba. Hari hagiye kubaho igihe cy'imvura nyinshi hejuru y'iyo n'amasoko yazikutse, ariko mu ijuru ryitegereje uzi ko Imana ireba uyu munsi wahawe n'ahazaza hawe. Amen. Umufesko w'imezera haguruka imbere icyubahiro kuko ahangaha yaba uyu musaza itaramugiriye neza nawe nahaguruka yongera icyubahiro. Haleluya. Kuko haguruka nawe yongera icyubahiro kuko Imana irashoboye, Imana iravuga kandi igakora. Reka bikuvugira ngira uyu mugabo arwaye kanseri ijuru amanuka riramukiza. Sikora sikize inyama yiwe barayibije bayijyana muri Amerika, ariko bafite icyizere n'igisubizo cy'Imana igira gute ikora yakuyeho kanseri mu izina rya Yesu. Yicarira. Yesu nashimye. Imana irashoboye. Haleluya. Nahageze nsanga hari umwuka w'Imana. Yesu nashimye. Ubwo babwiraga ngo abandi bakate hariya barigenze kura nanjye nari ngicekingaho mpagaze. Yesu nashimye.
Haleluya, haleluya. Uwiteka abwira Nowa aravuga ngo injira mu nkuge. Uyu munsi nkwifurije kwinjira mu nkuge. Yesu nashimwe. Mama nkwifurije kwinjira mu nkuge. Musore nkwifurije kwinjira mu nkuge. Mubyeyi nkwifurije kwinjira mu nkuge. 2023 kwa 10 kwa 12 n'ubundi ibintu biracyari hata, ariko uyu munsi kuba kuza gushaka amaso y'Imana winjire mu nkuge. Agaruka ushitwa tugashitura iki ibintu nkubwira ko wasanga nawe narindusha. Kandi kuba mu nzu y'Imana igihe kirekire siko gukiza. Kandi kwambara congo nziza na kiraga cyatike sibwo butumwa bwiza. Ahubwo babacaza ngo bwiye gukora umurimo w'uwandumiye hakiri ibya kumama. Ariko ibintu ntabwo dukwiye kubyumvikana tugakora umurimo w'uyu mugabo hanyuma kuko ugiye kugira ngo Yesu nashimwe. Haleluya. Ibyo Imana ikora biragutangaza, ntawamenya uko biri. Gahunda mu mujyi wa Kigali nzayibamo nawe uzayibamo, ariko igikwiriye no gushaka ibyo Imana igize gute ishaka. Uyu mujyi uzabamo abantu batatu: umusazi nderabazi, umuntu ufite amafaranga ameze nk'itaka, n'umunyamasengesho wasenze akagendana n'Imana neza. Hari n'ibyo byo kwibeshera se. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana irarora, Imana irumva, Imana irashobora, Imana ikura ku cyaha, yarangiza igakura mu mukungu, igahagurutsa ikagira aho itereka uwayo yishimiye. Niko yarebye Dawidi iyo ngiyo mu ishyamba. Ndimo ndavunagura ku bintu byinshi Imana yampaye. Yesu nashimwe. Nubwo tugaragara nk'abatariho ariko turiho, nubwo tugaragara nk'abapfuye ariko turi bazima. Abayemo ntuterwe ubwoba n'umurozi, ntuterwe ubwoba mu ikiro ku isoko ngo byazamutse. Hoya, terwa ubwoba n'uburyo ubanyemo n'Imana. Haleluya. Ndashimira Imana yahaye ikigongo umwuka w'Imana. Uyu munsi Imana ikarabigenje neza, ikaba yaramutegura isoko abantu b'Imana baza bakamweraho. Yesu nashimwe. Na gahunda twari dufite mu bantu twari tuyifitanye ntabwo twari tuyifitanye uyu munsi, ariko kubw'umwuka w'Imana watwirarikiye, Imana yaturaritse hanyuma irangije idukuramo izindi gahunda twari dufite zo kujya ahandi tuzana hano ku Kinamba. Haleluya. Twari kigombe. Niko mwamere Imana icyubahiro. Imana ikeneye umuntu mu bantu. Ni Yesu. Mama nkugireho umugisha. Ugahaguruka Yesu bice bitanu. Umurongo waho uhere ku murongo wa 2. Ariko aya magambo turayacamo tuyavunagura. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ni yacu kandi ishoboye byose. Twabonye ducira inzira nta, tubona duha icyerekezo nta, tubona duha umucyo mu kigo cy'umwiri, tubona ababyeyi bacira abana badayimoni bavuze ngo nimugere munsi kokobo. Ariko igira hino hano mama, kuri umuntu yemera karaguhesha agaciro kamuhakurama, ikabikurindira umugongo bw'iteraniro ry'abera. Imana sisiri yakurindiye umugabo. Yego ibice bitanu ku murongo uhere ku murongo wa 2. Adusome Yosuwa ibice bitanu turahera ku murongo wa 1. Umurongo wa 2 tugeze. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosuwa akebesha abantu. Icyo gihe Uwiteka abwira Yosuwa ati,
icyo gihe Uwiteka abwira Yesu ati wisaturira amabuye atyaye wisaturira amabuye atyaye mukebe Abisirayeli ubwa kabiri mukebe Abisirayeli bwa kangahe ubwa kabiri ndashaka ko munyikiriza kuko turi hano muhagarariye ijuru haleluya niryo ryantumye Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bizariba muri twe amen. Yosuwa asatura amabuye atyaye Yosuwa asatura amabuye atyaye ayasaturisha Abisirayeli ku musozi ayasaturisha Abisirayeli ku musozi Araroti witwa Araroti. Impamvu yatumye Yosuwa akebesha ngiyi impamvu ngiyi Yosuwa yatumye abakebesha aya mabuye ngiyi abagabo bose bari baravuye muri Egiputa abagabo bose bari baravuye muri Egiputa bari baraguye mu nzira hirya no hino inyura mu butayu barimo ingabo zose harimo n'ingabo zose nibo bari baravuye muri Egiputa abantu bose bari baravuyeyo abantu bose bari baravuye bari barakewe bari baragize gute barakewe haleluya amen. Abantu bose bari baravuye muri Egiputa bari barakewe ibwiriza rimanutse bukuru jambo ravuze ngo bari barakewe ariko abo babyariye mu butayu mu nzira hirya no hino intambara ari nyinshi bakiri mu nzira yaho ubwo bavaga muri Egiputa bo bari batarakebwe kuko Abisirayeli bazerereye imyaka 40 mu butayu kugeza igihe ingabo zose z'ubwoko bwabo zigize gute zavuye muri Egiputa zashiriye ingabo zose z'ubwoko bwabo zavuye muri Egiputa zashiriye kuko batumviye Uwiteka amen. Haleluya haleluya Imana ikumve umugisha haleluya. Ibice bitanu ku murongo waho w'ice amen. Ibice bitanu ku murongo waho w'icenda tuvuye kuri ayo magambo umuntu w'Imana dusomeye. Uwiteka abwira Yosuwa ati noneho mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzugura nicyo gituma aho hantu hitwa Giruga na bugingo n'ubu mukomere Imana amashyi haleluya. Imana irashoboye Imana irarora kandi Imana irumva Imana yitegereza ibiri mu mitima yacu n'ibitekerezo byacu ikamenya ibyo twibwira ku manywa na nijoro haleluya. Badusomeye amagambo hari ushaka gutindaho ku mwanya mutoya tugize gute dufite haleluya. Uwiteka yitegereje Abisirayeli bavuye muri Egiputa. Ntabwo nshaka kuvuga ku nkuru za Mose kuko Mose niwe muyobozi w'uru rugendo rwo gukura ubwoko bw'Uwiteka muri Egiputa. Twasomye ku nkuru za Yesuwa haleluya. Twasomye ku mibanire ya Yesuwa n'Imana n'Abisirayeli kubw'umugambi mwiza n'icyo yabashakagaho kugira ngo hanyuma ibintu bigende neza. Hanyuma Mose amaze gupfa Yesuwa yarakomeje amaze gukomeza afata ubwoko bw'Imana haleluya. Amaze kubufata arabujyana arabukomezanya ariko ngo bari mu butayu baturutse muri Egiputa urugendo rutararangira Imana yarebaga Egiputa ikareba n'ubutayu ikareba n'Ikanani haleluya. Yitegereje Abisirayeli ibona ko muri bo hari ikibazo irangije ibwira Yesu iramubwira ngo bwira Abisirayeli bakebwe bwa kabiri haleluya. Bwira mugenzi wawe haleluya njye ijuru ikiriye ko dukebwa bwa kabiri ko nukuri wowe usigaye bwira mugenzi wawe n'igitegeko riturutse bukuru mubwire mu ijuru
n'itegeko n'ibyiza rimanutse rivuga ngo nje nawe ijuru rikeneye ko dukebwa bwa kane. Yesu akimara kuryo ashaka amabuye atya, amaze kuyashaka amanuka mu Bisiraheli. Yesu nashimwe ababwira itegeko n'ibyiza riturutse ibukuru. Hanyuma Abisiraheli bamaze kubyumva, haleluya, hari ijambo tutasomye, baguma hamwe, baguma mu mahema, bemera gukebwa. Amen. Haleluya. Bamaze kwemera gukebwa, ijuru ribitegereje, ribona ko abagore bapfuye, ribona ko abagabo bapfuye, haleluya, ribona ko abakobwa bapfuye, haleluya, ribona ko abanyamuhamagaro bapfuye, haleluya. ijuru ryitegereje mu mitima yabo, ribona nta kizinga, nta munkanyari, nta n'ikindi gisana. Navango none ijuru rirebye abasirikare, ribona ko bemeye guca bugufi, rirebye abanyamasengesho, ribona ko bemeye guca bugufi, rirebye abamaze igihe mu rusengero, ribona ko bemeye guca bugufi. Hanyuma Imana irangije irivuga ati none Imana ibonye ko bamaze gukuraho, bamaze kwanga icyaha n'igisana, bemereye umuyobozi w'urugendo Yesu ibyo Imana igize imutegetse ngo hanyuma ijuru ryitegereze, ribona hari ibintu biri ku Bisiraheli by'igisuzuguriro bimaze iminsi bibagendaho, bibakoraniraho. Ingabo za Farawo muri Egiputa umwotsi wabanutseho, ijuru rirangije hanyuma riramanuka. Rimaze kumanuka rivugana n'umugaragu wayo, vuga ngo n'umugaragu wayo. Uyu munsi uvugane n'ijuru, uyu munsi uvugane n'Imana ishoboye byose. Ijuru rirangije rimanukira muri Yesuwa, kuko ari umuntu Imana yishimira, ari umuntu Imana yaratoranyije, ari umukozi wayo yemera. Vuga ngo uyu munsi nemerwe n'ijuru. Haleluya. Birangije riramanuka, Uwiteka ngo abwira Yesuwa, aramubwira ngo abwira Abisiraheli, haleluya, mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga, ni nacyo gitumye k'uwo musozi hakitwa Giruga na bugingo n'ubu. Ndagira ngo mubwire ngo icyo Imana yitumye gukora kuri bo, nta mugambi n'umwe w'abadayimoni bakitambika muri aya materaniro. Wahomera Imana amashyi. Hano nta gihe turi buhatinde, turateranira hano Uwiteka hagiye gutegura. Yesu nashimwe. Ibi byumba ijuru ryaduhaye nasanze ahangaha niko Dawidi yavuze ngo inanga n'ibiki byo ijuru ryambwiye ngo riturinze inkongi y'umuriro. Birangije Uwiteka akanwa k'Imana kavugana n'ubwoko bwayo, kavugana n'Abisiraheli bari hamwe, bari mu mahema. Uwiteka arangije aravuga ngo kaka Yesu wowe n'abo muri kumwe mw'aya masengesho mbakuyeho igisuzuguriro. Hari uburwayi nkijije, hari intambara nkijije, hari ibigeragezo nkijije, ku bw'itegeko ry'Imana, ku bw'imbaraga z'Imana. Ngo hanyuma Yesu warangije aravuga ngo nimwumve Uwiteka gusa. We ntuzongere gutera izi ntambwe n'ibirenge ujya mu bapfumu, ntawe uceza abami babiri. Haleluya, haleluya. Kuko uyu mugabo arihagije, uyu mugabo arashoboye. N'ikimenyimere yasakiyemo inyanja kabiri, Abisiraheli baramuka. Yesu aramanuka